rero ikintu tugiye kubaza iri joro tuze kubana usuhuza abe abasuhuze ushaka kutubwira kuri Rwanda uko yayibonye atubwire it's fine it's okay biremewe kuri indege rero abohereza ubutumwa murabwohereza kuri nimero ebyiri imwe ni 07884456 kuri WhatsApp indi cyangwa se 0788884527 basubiriremo gahunda kwihanganira ijwi ryanjye 0788884527 ijwi ntacyo ritwara yes that's cool that's cool hanyuma hari ikintu nshimira abanyarwanda kugeza ubu hirya no hino kabisa nagiriye amahirwe yo kuba ndi muri Tour du Rwanda nazengurukanye n'amagare kugeza ubu ngubu ariko ahantu ugenda hose urabizi ko turi kurwanya icyorezo COVID-19 ari impamvu abanyarwanda batari ku mihanda ibyo byose wigira ntago wabyigira ku mihanda abantu bari guca hariya moto za security hariya polisi y'u Rwanda imeze neza cyane hari ku mutekano yego abanyarwanda ariko nanone si icyo ngicyo barabyumvishe babirebera kuri televiziyo babyumva bakumva igare rirahise ryubashywe rimeze neza cyane kugeza ubu ndashimira abanyarwanda muri rusange gare especially uko igare na ambiance urabizi bisa so bongo nam ati nam abantu bimusanze bo gose nabo baritwaye neza kuja kureba gare ariko babikoze kuri distance barebaga kuri TV distance babirebera harimo hari famille yo yavuye muri honeymoon ija kureba amagare yuitwa Charles umucuti wa Peter Bora na madame wiwe Alice gose namwe muzavyare umuntu uzirukanga n'amagare Peter Bora mbamubona hita kintu kinywaji ari abameze neza cyane yes Peter Bora abari abari gukora ibinywaji birahari ikinywaji amwe na madame Alice na Charles ntabwo ari cyinshi of course harimo amasosiyete atandukanye ariko ubona tu ari bisanzwe kiri represented kinywaji hariya Peter Bora funze mo male yes ari kumwe na Alice hamwe na Charles bameze neza cyane bakumvise baba bari bashobora kuba nkawe bakumvise kabisa anyways rero nicyo tuje gukora iri joro turashimira team zose zo mu Rwanda na team diaspora zose zaturutse hanze y'u Rwanda and bisoso zogenda dushyiramo akantu kameze neza uvuze akantu k'akaziki katugenda kameze neza cyane